nanjye ubwanjye ndiyamira mpita nsohoka igipangu nabagamo nanjye ngeze ku muhanda nsanga ari abandi bafana biba ngombwa ko ntasize mu rugo nkinze nkomezanye nabo udukomezanye n'abafana nakomezanyije n'abandi bafana turakomeza duserebura intsinzi iryo joro cyane ko naryamye bitinze ku rukundo rwanye nyine rw'ikipe. ubwo wazijya ujya muri stade wambaye n'agatuza n'agasume gusa? Nge nabikunda bitewe n'uburyo ki nkunda ikipe yanjye. This is Kigali Magic TV. Guess what? Turi kumwe n'umusitari mutazi bimaze iminsi myinshi rero abantu babyitirira. Umwaka ni wa wundi ni 2021. Lockdown turi muri bya bihe ariko nyene ni kwa kundi tugomba kubinyuramo. Imbere yanjye rero ndi kumwe n'umuntu ni umusitari we ntiyamenye ko ari umusitari amaze iminsi bamwiyitirira uyu ngo n'uyu nguyu ariko ndashaka rero twibwire wenyine ku giti ciwe ninde akora iki byagenze bite se irajoro byari bimeze bite kuri we ko ndagira ngo nyambara murabona mwese code in dress code ni pink towel agasume ni kakandi niko gasa sharika ntange rero nayo twibwire bite se tonto ni sawa amakuru yawe ni meza umeze neza nta kibazo pe. Okay rero ndashaka rero twibwire nahuye nawe abantu babwira utuye he amazina yawe nyakuri ni urinde wivuge muri make tu. Ni mani kuze Gilbert uzwi ku izina rya Bigega ku Iseta. Aka kanya mu nsanze mu rugo ntago ibyo nari mbizi ko byabayeho ariko naje kugenda mbyumva gucya nkuko namwe muje mukabimbwira. Ubwo rero bibaye amahirwe kuba mbimenye naye nzabikurikirana numve uko bimeze nyine. Ndashaka rero tubwire ikintu kimaze iminsi cyaraterushije mu abantu benshi bazatesuriya muntu kuki atigeze yigaragaza ku munsi wa mbere ku munsi ndibuka ari ikipe y'amavubi yatsindaga ikipe ya Togo. Niki cyatumye rero utigaragaza nyuma yo kugira ngo abantu bamenye kuko ifoto yawe icicikana hatanyuze n'amasabiri ikipe Rwanda itsinze? Gusa urumva nta rubuga nari mfite ngo ibyo mbimenye kuko nta smartphone ngira. Naje kubimenya nyuma rero ari uko ngiye mbibwirwa n'abantu cyangwa se babinyereka nkuko namwe mubinyeretse. Ni hanyuze iminsi nke kugira ngo umenye ko wacicikanye yanyuze ku mbuga nkoranyambaga z'abantu benshi? Byabaye nk'iminsi 3 kugira ngo mbimenye. Iminsi 3? Ubwo rero nagiye mbimenya gake bitewe nuko ntari mbihaye agaciro ntabyo nasobanukiwe. Ubu nibwo nyine nawe ndabisobanukirwa bitewe n'abantu babimbwiraho. Ndashaka udusobanurire wamenye gute ko byamenyekanye we umunsi wa mbere ujya kubyumva byatangiye gute? N'abantu muri quartier bagiye banyereka amafoto ku matelefone yabo. Nanjye ubwo ronza kubimenya gutyo. Wese umenye se ko ari wowe? Ngiye nahise menya ko ari ngiye bitewe n'inkweto nari nambaye cyangwa se n'isume n'ahantu nifotoreje. Wari fotoje ugeze wifotoza cyangwa n'abagufotoye utabizi? Bafotoye mbizi ariko ntago nabishakaga n'ubundi. Nuko bavuze ati reka tugufotora ugenda nabwo nta kibazo. Baramfotora rero nkomeza ngenda ngiye ntacyo byari bitwaye kuri ngiye kuko nari komereje. Rero umunsi wamenye kuri muranyura ku matelefone abantu benshi ku mateleviziyo wanyuze no ku mateleviziyo ndategeza na televiziyo y'igihugu abantu benshi bagiye bashakisha isura yawe wowe waje kubimenya wumva ushimeze ute muri wowe? Gusa ngiye numvise nabandi nk'umusitari nyine gutyo kandi byaba ari byiza kuri ngiye bashi kuba namenywa nanjye. Ndatekereza umunsi wa ifoto ijya kugaragara abantu baravuze ati se kuki uriya muntu atigeze yigaragaza n'iki cyatumye rero udashaka kwerekana isura yawe? Ntago ibyo kuba nakwifotoza ari yajoro ntago nari mbyitayeho cyangwa mbikurikiye. Icyambere nuko nuba ndi guserebura intsinzi kimwe n'abandi. Wari wishimye? Nari nishimye nyine kandi namwe mwarabibonye. Ndashaka rero tubwire ikibazo cy'amatsika abantu benshi bibaza kugira ngo usoke mu nzu wambaye isume n'izo nkweto zawe ndagira ngo ufatire izo nkweto ziwe abantu bazibone. Niki cyabiguteye kugira ngo uwo munsi usoke mu nzu wambaye kuri? Nuko ngewe match itangira n'ibintu naye numvaga ko ngomba kuryama irangiye. Naye ndangije koga noneho match yatangiye ndi kunywa icyayi badutsinze igitego cya mbere icyayi numva bibaye nabi ndakimena bitewe n'umujinya. Ubwo romba nibwo babonye ko twase twishura turangije kwishura nanjye numva ibyishimo biraje. Ibyishimo bije none duhita tujya kuruhuka ari kimwe kuri kimwe. Tugarutse badutsinze ikindi numva nanone bibaye bibi. Numva najya kuryama ariko nkabare ntaho narya mu match itarangiye. Birangira none nanjye mvuze nti ndaryama ari uko match irangiye. None habayeho iki rero? Twahise twishura cya gitego cya kabiri. Twishyura igitego cya kabiri nese numva ko ibyishimo bije. Radio numvaga umupira nayo yari iraho ngaho mbese ivuga ati ibintu birashoboka kuba
twakwishura kandi noneho tukanongeraho kira gitego. Igitego rero bidatinze twaje kugishiramo. Tugishizemo nibwo muri karitsiye numvise abantu bose biyamiriye, nanjye ubwanjye ndiyamira, mpita nsohoka igipangu nabagamo, nanjye ngeze ku muhanda nsanga ari abandi bafana. Biba ngombwa ko ntasize mu rugo nkinze, nkomezanye nabo. Utukomeza n'abafana? Nakomezanyije n'abandi bafana, turakomeza duserebura intsinzi iryo joro, cyane ko naryamye bitinze. Ese akabazo kama ujya gusoka ntiwatekereje ko wambaye isume cyangwa wambaye ubusa, we ntacyo wari witayeho? Ibyo kubiye bitewe nuko nturanye no ku muhanda numvaga ari bisanzwe. Wowe wumvaga ntacyo bikubwiye uhita usohoka kujya mu muhanda? Ibyishimo ntabwo byambwiraga ko nibyo nagaruka n'inyuma ngo mbitekerezeho. Ese wowe bajya gufotora ari amafoto nyuma yaho wabonye utarengereye wagiye kure y'iwanyu, ko nabonye amafoto bagufotoreye mu muhanda kandi ari kure y'iwanyu? Urumva nyine kuba nararengereye nanjye narabyumviyemo bitewe ko ntigeze ngaragaza n'isura nyine. Niyo mpamvu batabaye impamvu zo kugaragaza isura. Ese waba waramenye ko iyo sume wambaye yagiye icicikanya ahantu henshi ku nkoranyambaga, ndetse benshi bagiye banazigura ku kipe y'Amavubi ijya guhura na Guinea? Wowe ugeze umenya ko iyo sume wayihaye agaciro? Njye nagiye mbyerekwa gusa ariko ntago nari mbisobanukiwe. Ariko aha rero impamvu twaje kugusura ni wawe, ndashaka kubwira abantu aho utuye, bamenya aho utuye naho ibi bintu bijya kuba byabereye. Utubwiye tubona nari magazanga kuri uyu muhanda, kuko hari benshi nagiye mbona bakwitirira bambarana n'iyo sume yawe y'umutuku. Ni iki rero gishaka gutanga, kuko ntabwo ugeze ugaragaza isura yawe? Ni iki cyatwemeza ko yari wowe kuko atari we babandi twagiye, kuko hari uwo doretse kubona imisatsi nyamara mu ifoto ntiyari afite imisatsi. Rero niki cyerekana ko ari wowe? Ndashaka kubwira abantu babwiza ukuri ati nari ndahanga aha naha, kugira ngo abantu bemere ko ari wowe. Urumva ko yakwitirira ibyo bintu ntibishoboka, kuko haraho nifotoreje, hari n'ibyaharangaga. Ubwo rero urumva ko cyerekana bibaye nawe yarifotoreje aho ngaho, wenda nibwo yavuga ngo bibayeho. Ndashaka kubwira abantu benshi bagiye numva benshi bavuga ngo yaratuye Nyamirambo, ubwira abantu uti ngiye wenda ntuye ahanga muri iyi karitsiye ko tugusanze ku Gisozi. Ubu ni niho utuye? Mu Gisozi, kuri Gisozi kubona ibyaro niho ntuye. Ubu ibyaro ryari? 2014 nibwo navuye ibyaro. Ndashaka kubwira abantu rero, kuva biriya bintu byabo urumva ari iki wowe ukeneye wamenyekana, abantu bakagenda ifoto banyuza ku nkoranyambaga, ni iki rero wumva ko kuri muri wowe ukeneye? Urumva nyine iyo foto iracuruza, nanjye nakagombye kuba ndi kurya kuri izo nyungu zayo. Ariko ubimenye vuba ko ucuruza iriya foto? Nawe mbisobanukiwe vuba. Urumva nawe ukeneye kurya ku nyungu zayo? Nanjye narya kuri izo nyungu bitewe n'uko ibyo byose bituruka kuri njye. Numva rero nagiye mbona abantu benshi bavuga ati uriya muhungu uriya mupapa ko yamenyekanye, ntibyaba byiza agiye gutora ikipe y'Amavubi ku kibuga cy'indege ameze kuriya. Wowe se niko ubibona? Gusa ngiye urebye ntabwo ariko mbibona byaba ari nk'ubwirasi, ariko nanone bitewe n'urukundo ngiye nikundira ikipe, nagiye bitewe n'ukuntu n'ibyishimo mba mfite. Gusa icyo byise ubwirasi nuko urumva intsinzi yararangiye. Urabona baradutsinze, ntarababaye. Ubwo rero nyuma yaho ntago nakongera intsinzi ntabona. Reka kubaza akabazo k'amatsiko, ku kimwe n'Amavubi yaramukatsinze, wari ufite izihe ngamba muri wowe ubwiza abantu kuri? Ngewe mbwije abantu kuri ku cyumweru y'Amavubi atsinda, n'ubundi sumyanye nayo nyambaye mu izosi cyane ko naraye hanze. Wari warayihaze? Wari wamenye se ko uwo munsi iyo sume yawe yagiye icicikana, cyangwa ntabyo wari utaramenya? Ntabwo nari nakabimenya, ariko mfite radio numvaga umupira bavuga ngo umuntu wambaye iriya sume ngo azabihemberwa. Barabivuze cyane kuri radio, nawe warabyumvise? Narabyumvise. Icyo gihe se babivugaga wumvaga aribo barimo baravuga? Urumva ni kuko nzi ko ari ngewe wari uyambaye, ubwo nta wundi numvaga ko yabayeho. Ariko nyine hari abandi bagiye bigaragaza icyo gihe? Abandi nagiye mbumva nyuma. Rero warukomeje kuri bya bindi by'ubwirasi, uvuga ati se ntago wajya kubatora kuko atari iki gihe batsinze, ariko ndakeka ngiye kuri ngewe bageze kure. Wowe ntago ari kubibona? Bageze kure hashoboka, kandi nta n'icyo nabashinja baranakoze, kuko bampaye ibyo bari bafite. Iyo nge naremeye. Utaremeye ibyo twakoze ubwo azaza turushe, ariko ibyo twakoze birahagije. Wemera ko hari undi se azagakora ibinyaje n'ibyo bari bakoze? Kereka wenda Imana igize uko ibigenza, ariko nanone ntago ikipe yanjye navuga ngo hari uzaza ngo ayirushe. Yayirusha ku giti cye, ko ntiyayirusha ku giti cyacu. Ese ubundi hano mu Rwanda usanzwe uri umufana w'amakipe hano mu Rwanda?
nko mu Rwanda ngewe urebye ntago ndi umufana wa byose ndi umufana w'ikipe y'u Rwanda. nta kipe ugira ufana hano mu Rwanda? Mu Rwanda akenshi nta kipe nkunze gufana usibye wenda nka Rayon Sport. Ese wumva ni nkande wumva muri iki gihe ikipe y'Amavubi baje urumva wakwifuza guhura nande mu bakinyi b'u Rwanda? Sugira cyangwa se Mutsinzi Ange. Nicyo wabakundiye rero? Baranabakundiye imyitwarire yabo n'uburyo bakoramo ibintu. Ririya joro rero ndatekereza abantu bagiye babona amuvu mwakoze mwishe ingamba z'amabwiriza ya covid, kandi akeka ntabwo ari wowe wenyine ujya gusohoka wambaye isume n'agapfukamunwa wumvaga wowe nta ngamba uri murica muri wowe? Urumva nabyumvaga ariko nkavuga ni intsinzi nta cyayiruta kuri njyewe. Icyambere kuri we yari none icyambere cyari intsinzi, none ngeze n'ahandi nsanga nabo ntako bambaye, ndabane sinjye waba ugiye njyenyine. Gilbert, ndakeka ku cyumweru ikipe y'Amavubi ijya gukina n'ikipe ya Guinea, nabonye bamwe mu basitari hano mu Rwanda nka Shadibu na Mico the Best. Mico sumuzi? Mico ndamuzi. Bari bambaye iyo sume yawe. Kuri wowe rero nk'iyo ujya kubibona ukabona nabo bari bambaye sume ariko byakira ute? Urumva nawe guhamya ko bashigikiye intsinzi yanjye cyangwa se n'uburyo nanjye nitwaye. Buriya wese utekereza ko ukimenya ko wabaye umusitari watekereje ko n'uwagize abafana hano mu Rwanda? Nawe natekereje ko nagize abafana ariko nkaba ntazwi. Nicyo kikubaje muri wowe? Nicyo kiba kimbabaje ngewe urebye. Utekereza rero ko hakorwa iki kugira ngo nawe umenyekane, abantu bamenye ko yari wowe wakoze biriya bintu n'isume yawe ihabwa agaciro? Kuko ndakeka isume y'iryo bara ku cyumweru nagiye mbona abantu benshi bandika wanditse ngo wa muhungu w'agasume ngo arazarangaza abapolisi ngo abafana dusoke mu mazu. Ugeze ubimenya ibyo ngibyo? Nta kareka ntago nigeze mbimenya. Ariko we mu rwego rwa ugeze w'agaciro ibintu wakoze? Ibintu nakoze ngewe urumva agaciro narakabihaye, kuko mbere na mbere urumva ko agaciro nagabanje kugaha igikorwa nakoze cyo gushimira ikipe yanjye. Nyuma ibindi byo rero ntago nabimenye bitewe nuko nta bushobozi nari mfite bwo kuba nabimenye, nagiye mbibwirwa n'abantu runaka. Ibyo byose byo kumva ngo ba Mico the Best, ba Shadibu, nagiye mbibwirwa bisanzwe gutyo n'abantu. Ngaho rero dusoza, ndashaka ubwira abafana bawe ko nawe magingo yangaya ufite abafana hano mu Rwanda, ugira ijambo rimwe bagenera unabwira ati yari ngewe Gilbert wakoze biriya, si abandi banyitira yari ngewe. Nibabanze bamenye bumve ko ari ngewe Imana ikuze Gilbert cyangwa se Bigega. Noneho nibarangiza kumenya tuzaganira. Nicyo nifuza kubwira abafana banjye. Ikindi ngewe mba numva ko bampaye nk'uburenganzira nkashirwa mu ikipe ya fan club byibura y'Amavubi nk'umufana, kandi ubyishimiye unabikunze. Nkaya nijyanira n'abafana cyangwa se n'ahantu ikipe igiye ariko nambaye agasume kanje bitewe n'uburyo nkakunda ku rukundo rwanye nyine rw'ikipe. Ubwo wazijya muri stade wambaye n'agatuza n'agasume gusa? Nge nabikunda bitewe n'uburyo nkunda ikipe yanjye. Ikipe yawe? Gusa mukomeze mukurikirane Kigali Magic, ndabakunda cyane.